nimba ujya ubikora gutya ujya umenya ko aya ngaya ari amakosa uba uri gukora ku ifoto yawe, gutyo uba uri kuyangiza. Nimba ujya guhindura kara y'imyenda cyangwa ibara ry'umwenda ugakora ibi bintu, ujya umenya ko aya ngaya ari amakosa uba uri gukora ku ifoto yawe, uba uri kuyangiza utuma ita karite, mbega ubona ari ibintu bidasobanutse, nyine ari ibintu bimeze nk'ari ibirangi uri gusiga, ari ibintu bitameze neza. Nimba rero ujya ukora ibi bintu, guhera uyu munsi byihorere, ngiye kukwereka uburyo wahindura ibara ry'umwenda nta kintu na kimwe wangije ku ifoto yawe, mbega uruhu rw'umuntu nta kintu na kimwe urwangijeho, kandi ukabikora neza cyane, bikaba ari ibintu biryoshye, ifoto yawe kandi ikaba ifite karite, kandi wahinduye ibara ry'umwenda wayo, kandi uwo mwenda atari we yari yambaye, nyine we bisa nkaho wahinduye ibara ry'umwenda. Sa rero nkurikira tugendana akantu kamwe ku kandi, urasobanukirwa kandi ndabizi neza. Wowe utarakora subscribe uyikore, kandi ushyireho na comment, unakore na share kugira ngo ujye unabasha no kubona buri kintu cyose, ushyire muri comment icyo ushaka cyose nakwigisha. Sa rero reka dutangirane na projet yacu tugiye gutangira dukora ino foto yacu, tugiye kuyihindurira amabara y'iyi kanzu uyu mukobwa yambaye. Iyi kanzu uyu mukobwa yambaye tugiye guhindura aya mabara y'iyi kanzu. Sasa rero tugiye gutangira, urabona ino ni layer yacu. Iyi layer yacu ikintu hano utangira ukora, uhita uza ukayimanuka kuri kano kantu k'agasaraba, ukayikopiya gutya. Ukayikopiya gutya, urabona ko ibibaye copy. Urabona ko hariho copy. Sasa rero hano ikintu uhita ukora, hano uhita uza hano kuri hano, ugakanda ukagumishaho right click gutya. Urabona right click ugahitamo kano ka mbere gutya, ugahita sasa rero ugaselectinga ku muntu wacu. Urabona dushaka ikanzu, uraselectinga bino bice byegereye ikanzu kuko ariyo yonyine dushaka gutya. Mbega nyine ni gutya, ntabwo ari ibintu bigoranye, cyane. Ubona impamvu ndi gukwepa gutya, ntabwo dushaka umubiri w'uyu mukobwa, twishakiriye ikanzu yonyine kuko niyo tugiye guhindura. Ugahita uselectinga gutya. Sasa rero akantu k'ingenzi kugira ngo bibe selected gutya, ni uko hano hantu kugira ngo bibyemere, kano kaboro hagomba kuba harimo ratio. Ino ratio niyo igomba kuba irimo, akaba ari ibikoresho selecting. Sasa rero urabona nabwo ntabwo selectinze neza, nyine ifasha uyu muntu wese wacu, kandi ntabwo dushaka uyu muntu wese, twishakira ino kanzu gusa. Hano uhita wongera ugakandaho hano ukagumishaho, ugaselectinga hano quick selection, akaba ari uhitamo gutya. Hasigaye rero ukongera nyine kano kantu, urabona ni gato cyane gutya, ugakora zoom ni control plus gutya, ukazuminga uyu muntu wacu kugira ngo umenye ibice ukuraho, nyine utari bufate. Urabona n'isura yajemo, kandi isura ntituyishaka, twishakira ikanzu yonyine. Ugahita ujya hano hari negative ukabikora gutya. Sinzi nimba turi kugendana namwe muri kubyumva neza. Aho ugira ikibazo ubaze muri comment, umbaze icyo ushaka, ndagufasha kandi ndakwitaho, nta kibazo uri bugire. Uhita umanura gutya, iyi sura yiwe niyo tudashaka, turi gushaka gukuramo. Nyine ngewe ntabwo, urabona ntabwo ndi kubyitaho cyane, ariko wowe nujya kuyikora kuko urumva ni projet uzaho umuntu, uzabyitaho nyine buri kantu ku kandi, umenye ko selectinze neza cyane, nta kantu karenzeho habe na gato, kugira ngo bibe neza. Gutya ugahanagura tuno tuntu twose twasigaye hano tugashiraho. Gutya hano ugahita uza sasa rero hano naho ukamanura gutya. Ibanga ryo guselectinga ni ukuzuminga, urazuminga cyane kugira ngo ubashe kutagira akantu na kamwe kagucika mu guselectinga. Gutya urabona gutya izi ntoki ziwe twazifashe gutya kandi neza. Gutya twazifashe, ahubwo dore hano hasigayemo akabazo ni hano. Hano urabona hano kuri no kanzu hari akantu kagize hano, uhita wongera ugahita uza ukakagabanya gutya. Nyine uzabikora neza, nyine ntihagire akantu na kamwe kagucika muri no selection yacu, kugira ngo ntihagire akantu na kamwe kazagucika, nyine
ugasanga hari akantu na kamwe udafashe cyangwa hari akarenzeho ntiwabimenya. Tuzana akangaka karenzeho gutya, ukatuza sasa hano hasi ugakora control minus ni zoom out gutya. Zoom out ni control minus gutya. Urabona ifoto yacu twayiselectinze, ariko hano hari agashumi hano tutigeze dufata. Hano hari agashumi, urakareba neza, urakitegereza neza, ntabwo twigeze tugafata. Kano rero ikintu ukora naho uraza ukagabanya kuko ni gato cyane, ukagabanya gutya. Sigaye rero nako kagashyiraho. Kazuminga gutya, kubera ko kuba ari gato cyane kari tugore, karagorana. Gutya nyine kubera ukuntu ari gato, urabona kari bugorane, ntigafatika neza. Menye gutya. Reka twebwe nidushake turekere hano. Mwebwe wowe nujya guselectinga ari ifoto y'umuntu yaguhaye, uzayikora neza nyine, kuko ni nk'akazi nyine, wowe uzabyitaho neza cyane, ntagire akantu na kamwe kagucika. Gutya nta kibazo nyine, wowe uzabikora neza kurushaho, kuko ngewe gutya ubu mba ndi kukwigisha, ariko wowe nujya kubikora uzabikora neza no kundusha. Nta gutya kuko nta bintu bya hatari. Sasa rero iyo umaze guselectinga hano, ikintu uhita ukora, uhita uza n'ubundi hano kuri ino layer yacu tumaze guselectingiraho, ugatuza ugakora hano handitse add layer mask, hano ukayikandaho gutya. Urabona cya gice cyacu twa selectinze nicyo gise kijyamwe ahangaha. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uyiterura gutya ino layer yose, ugatuyizana kuri kakano ko guteranya, nayo ukayikopiye. Urabona zibaye ebyiri, zibaye zikopiye. Hano rero uhita wimanukira ugahita wizira kuri ino layer yo hasi, ingi ya kabiri. Hano ikintu uhita ukora, urabona uri kuri ino ya kabiri, uhita ukanda kuri kano kantu kameze nk'akaziga nyine, nawe urakabona. Ugakandaho gutya, ugahita gafunga kuri cyo, ugatuza kuri solid color. Hano kuri solid color urabona igice kigiyemo ibara ni cya gice kirimo umuntu, kigize nyine cya gice kikanzu cyo cyasigaye. Ugahitamo akabara ushaka, wenda reka duhitemo kano. Nta kintu kano kaba kavuze cyane, uhitamo iryo ushaka. Urabona gutya, ugahita ukanda hano right click gutya, ugahita uza kuri create clipping mask. Hano kuri create clipping mask ukayikandaho gutya. Urabona wa muntu wacu ya foto yacu iragarutse nkaho kwa kundi nyine yatangiye, ubona nta kintu cyabaye. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uza hano handitse normal. Hano niho uhita uza ugakandaho, ugahitamo hano multiply, iyi ngiyi akaba ari ukandaho gutya. Ahasigaye hano ikintu kiba gisigaye, uhita wigarukira hano kuri ya foto ino layer ya kabiri, ino layer ya kabiri yacu twakoze. Hano rero ikintu uhita ukora kuri ino layer yacu ya kabiri twakoze, hano ikintu uhita ukora, uhita uza n'ubundi hano kuri kano kantu, ariko ufashe kuri ino layer yacu twakoze, ugakandaho, ugahita uza hano handitse hue saturation. Hue saturation rero niyo uhita ukandaho gutya, dore ukuntu ihita ifunguka. Warangiza ugahita ukanda kuri kano kantu, urabona kameze nk'akantu gafunze, kariya kantu k'akarongo, uhita ukandaho gutya, kagahita gafunguka gutya rimwe. Ahasigaye rero hano ugahita uza ukarenjinga ibara ryawe bitewe n'ibara ushaka ku ifoto yawe. Urabona gutya intuza yacu, ikanzu yacu kugenda ihinduka amabara. Hano niho warenjingira amabara, barimo amabara menshi cyane. Nyine wowe mu mutwe wawe haba harimo ibara ushaka guhereza ino kanzu, cyangwa ugahitamo ukurikije hano. Urabona ni amabara menshi, kandi urabona ni ikanzu yacu yonyine iri guhinduka. Umubiri w'umuntu nta kibazo na kimwe ufite, nta kosa na rimwe nyine ubona, kandi urabona ikanzu twaturongo twose turacyarimo. Ikanzu yacu iracyameze neza, nta kibazo ifite. Warangiza hano ukaguma ugahitamo ibara, ariko njye nikundira green, sinzi impamvu. Njye nikundira akabara k'icyatsi kaba kagaragara neza kabisa.
urabona ngiri ibara ryacu ry'icyatsi twarigezeho, ngiri gutya, urabona iri bara ryacu ni icyatsi gutya, gutya ikanzu yacu urabona arasa icyatsi. Hano rero ugahita uza no kuri saturation hano ugahitamo, ariko saturation nushaka ntuzayitindeho cyane, saturation n'ubundi hano nta kintu ikora cyane ntuzayitinda, ahubwo uzahite wizira hano kuri lightness. Ino lightness uyigabanyemo gake nyine, ikanzu yacu ihita isa nk'iyijimye, nabwo ibintu bipika cyane ntabwo aba ari byiza nyine, gutya gahita gasa nk'akijimye rero gutya. Urabona rero umuntu wacu ikanzu iyo yabaye icyatsi, reba uburyo yari isa yasaga umutuku, none urebe irasa icyatsi, twabihinduye kandi urabona nta kibazo ifite, urabona nta hantu bitandukaniye, nta hantu bitandukaniye uretse ko bitandukanye ku ibara, ariko uko ikanzu yari imeze byose niko ikimeze, nta kintu cyabaye. Rero wowe wankurikiranye kuva ku itangiro kurinda tugeze ku musozo wacu, ndagushimiye. Ujye ukora subscribe, ukore share, umpe na comment, ujye ushyiramo muri comment icyo ushaka nakwigisha ubutaha, cyangwa n'icyagucitse hano wumva utafashe neza nakongera nkakwigisha nta n'ikibazo, cyangwa wananyandikira kuri WhatsApp iri aho ngaho hasi muri description, wanyandikira ukambwira ikibazo ufite rwose nagufasha nta kibazo. Murakoze cyane.